Abakunzi b'umuhanzi Kiriku Akili n'amakuru atari meza n'amakuru atigeze ashimisha na gato by'umwihariko abakomeje kugenda bakunda umuziki ndundi. Ndagira ngo uyu mwana w'umusore Kiriku Akili n'umusore wakomeje kugenda by'umwihariko ugira uruhare mu kuzamura umuziki ndundi akaba yarawugesheje kure cyane, ariko amashyari nyine ntabwo yari gutuma baho kubera ko ibyakomeje kugenda bigaragara, amateka yakomeje kugenda aranga uyu mwana w'umusore Kiriku Akili ntabwo ari amateka meza cyane. Biri gukomeza kugira byumvikana ko uyu mwana w'umusore yakomeje kugenda babaza benshi. Ni inkuru iri guturuka mu Bufaransa aho uyu mwana w'umusore yararwariye. Ni inkuru itari nziza. Abakunzi b'uyu musore mu by'ukuri barakomeza kugenda bibaza icyatumye Kiriku Akili ariwe Imana iza ko yahitamo gucyura. Ndagira ngo yararwariye mu bitaro byo mu Bufaransa ubwo yaragiye kuba mu by'ukuri ya performinga mu Bufaransa avuye mu gihugu cy'u Burundi. Biza kumvikana ko baje kumutuma ibirozi abo mu Burundi baza kwita bamuhitana. Ndagira ngo abashinga nahe muraza kwegera hino twumve aya makuru yakomeje kugenda atangazwa. N'amakuru atigeze ashimisha na gato abakomeje kugenda bakurikira umuhanzi Kiriku Akili. N'umwana urufite umuziki mwiza cyane, n'umwana wakomeje kugenda ushimisha benshi kugeza naho bamutumiye akajya mu Bufaransa kuririmba i Paris. Kuri aka kanya mu by'ukuri aje kuba yagwa mu bitaro by'i Paris, ariko kandi benshi mu bamukunzi barakomeza kugenda bagaragaza agahinda, barakomeza kugira mu by'ukuri barira cyane. N'amarira ari gushoka ku matama y'abakunzi ba Kiriku Akili. Kuri aka kanya ushobora kuba uri kwibaza ngo bije kuba bigenda gute. Kiriku Akili ni inkuru nanjye mu by'ukuri kuyitangaza biri kuntera ubwoba cyane, ndababaye cyane, mfite agahinda. Ndagira ngo nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, uyu mwana w'umusore Kiriku Akili yarozwe bwa mbere ari mu gihugu cy'u Burundi aza kuba yakira, aza guhitamo kwandika indirimbo mu by'ukuri yanditse agira uti aha nihe. Bari bamara kuba mu by'ukuri bamuroga, ariko amaze gukira, akimara gukira mu by'ukuri ahita ahimba cyangwa se yandika indirimbo agira uti aha nihe. Ariko burya nubwo wakivuga imyato cyangwa ukivuga ibigwi, bene ngango bakureba cyane, bakureba buryo ukutera imbere ntabwo baba bakwishimiye, baba bashaka kuba bagusubiza inyuma, bifuza ko twatera imbere ariko nitubasumbye. Mana mfasha uncira inzira iki gikombo cy'indenzi. Kiriku Akili kuri aka kanya niyo ndirimbo yakagombye ko aririmbirwa, ariko kuri aka kanya yaduze cyangwa se yagiye, ntabwo akiri mu isi y'abazima. Birakomeza kugenda bibabaza benshi bari bazi uyu mwana w'umusore Kiriku Akili nta na kimwe yaratwaye muri societe ndundi. Benshi no mu by'ukuri mu Barundi bakamwumva akomeza kugenda akora performance mu bihugu byo hanze, babahanzi byananiye, babahanzi baririmba indirimbo zigahera mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko nuza ko wareba urugaga rw'imiziki mu gihugu cy'u Burundi ruracyari hasi. Ariko rero Kiriku Akili arihiringagize gutya kubisa indirimbo zirakunzwe, akubise performance mu Bufaransa baramukunze, ajya mu Amerika akubita performance baramukunze, i Paris mu Bufaransa barongera bavuga uti uyu mwana w'umusore mwongere mu mutumire, kubera ko ni umusore mu by'ukuri wajyaga kuri stage ukabona ubugufi bwe ari kuwukoresha shaping ukabona ni ibintu byiza cyane. Ariko rero mu by'ukuri buryo uko tutera imbere bene ngango cyangwa se bagenzi bacu ntabwo baba twishimiye na gato. Kiriku Akili biravugwa ko yarozwe n'abahanzi bagenzi be baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Kiriku Akili yakomeje kugenda kubita performance mu Bufaransa Paris, bamutumiye babona ko ari umwana nyirushoboye, kandi n'indirimbo ze n'indirimbo zifite ubutumwa, n'indirimbo zakomeje kugenda zishimisha benshi, zigakomeza kugenda zikurura abashinga ndahe. Ariko ubwo rero Kiriku Akili kuri aka kanya ntabwo benshi bari bamwishimiye. Ndagira ngo mu myaka yashize Kiriku Akili yavuze ko yari yararozwe. Akimara kurorwa rero nibwo yaje mu by'ukuri ahita yandika indirimbo ayita aha nihe. Akimara kuririmba yiswe aha nihe, ni indirimbo yasimenyekana cyane, indirimbo yamugize uwo yarariwe. Ariko rero mu by'ukuri bene ngango ntabwo babyishimiraga. Kiriku Akili nyuma ya performance yabere mu Bufaransa i Paris bamutumiye, yakubise performance nziza cyane, abazungu bagenda baterera amafaranga kuri stage aho Kiriku Akili yararimo kubyinira ku rubyiniro. Ariko nyuma yo gutanga ayo mafaranga hashize amasaha abiri Kiriku Akili avuye kuruhuka, nibwo mu by'ukuri byumvikanye ko akimara kuba ari gusinya amasezerano, akimara kuruhuka nyine ari kuva kuri stage arimo gusinya amasezerano, Kiriku Akili yongeye gusubira kuri stage bukeye bwaho ngo aririmbye indirimbo iminota 10 gusa ari muri performance. Ni performance yari ku marisa imwe gusa, akimena gukubita performance iminota 10 Kiriku Akili bajya kubona umwana w'umuhungu yikubise hasi. Kiriku Akili rero mu by'ukuri akimara kuba yikubita hasi, abari baraho bose bakwitwa n'inkuba, nibwo bahise batumiza ambulance mu Bufaransa. Barangije bamushyiramo, bakimara kumushyira muri ambulance bamugeza mu bitaro.
Kiriko akiri kugeza kuri aka kanya ntabwo arimo gushobora no kuba mu by'ukuri yabumbura umunwa ngage, ntabwo ari gufata mu by'ukuri icyayi n'umugati ngaze kuba yarya hoya, ntabwo byari gukunda. Bene ngango bari bamaze kuba bamuhemukira. Biteye agahinda rero kubona umwana w'umusore nk'uyu nguyu wari ufite ikaramu iremereye cyane, wari umaze kuba wafata igihugu cy'u Burundi akagigeza kuri standard nziza cyane. Ni umuhungu navuga ko kuri aka kanya afite indirimbo nziza, za ndirimbo benshi bumvaga bakumva ari indirimbo zifite ubutumwa zigakora ku mutima n'amarangamutima ya buri wese wumvaga ibihangano bya Kiriko Akili. Ariko rero ntabwo benshi babyemeraga. Ndagira ngo Kiriko Akili nibo yageze kuri cya kigero bafataga mu by'ukuri bagafata ibiryo bakabinomba bakabinyuza muri sonde bakabimutera mu mitsi, kubera ko n'umunwa ntabwo bumbukaga. Ndavuga ko ari inkuru iteye agahinda, apfuye ababaje benshi cyane. Urupfu apfuye ari urupfu rutangaje, n'urupfu rubabaje benshi, n'urupfu rwakomeje kugenda ariko rwibazaho n'abatari benshi. Uyu mwana w'umusore ubuzima bwe bwashaririye benshi kubera ko Kiriko Akili n'umusore utarufite icyo yaratwaye muri societe ndondi. Ariko rero bene ngango nyine mwishime, nimumara kwa mu by'ukuri mumwica muze kwa mwakishima, kubera ko Kiriko Akili uburozi bamutumye n'uburozi buhambaye cyane. Tekereza kuba tara bamuherezaga mu by'ukuri umukati, bamara kumereza umukati no kubumbura umunwa ngo yasama rye bikaza kumunanira. Ariko nyine nta kundi burya umuzungu yaricaye aratekereza, yongera asubiza ubwenge nyuma, aravuga uti wavukiye ku mugabane wa Afurika wamaze gutsindwa igitego kimwe. Ntago babeshya babivuze kuko nibyo. Uraza gusanga umuhanzi wo muri Amerika arakubita performance, arakuramo amafaranga, ariko niturumva ngo umuhanzi wo muri Amerika yarozwe. Kubera iki rero muri Afurika ariho haza ayo mashyari? N'amashyari atari meza, n'amashyari ubona ko azatwikira hagati yacu. Kubona mugenzi wacu atari imbere bikatubabaza ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo twakagombye kuba tunisuzugura. Kubona mugenzi wacu agiye kuri ya standard arakubitira indirimbo abazungu arabaririmbira, n'abamara kubaririmbira baramureza amadovize, bakimura kumuha amadovize, ariko we ntago biza kumushimisha, cyangwa se we ntago biza kugushimisha. Uraza kuba mu by'ukuri ukubita agatoki ku kandi uvuga uti sha ntabwo azongera kuyanjyana. Arayanjyana rimwe ariko ntayanjyana kabiri. Kiriko Akili nibyo byamubayeho. Ndagira ngo na makuru ni saga yakomeje kugenda yumvikana. Uyu mwana w'umusore mwakomeje kugenda mwumva, benshi nyine bakomeza kugenda bavuga uti Kiriko Akili byanga byakunda ari guteza imbere umuziki w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyine abarundi bo baravuga uti twe ntabwo twishimye na gato, ntabwo mu by'ukuri tuza kwa twakwishima. Ntabwo mvuga abarundi bose, ndavuga babandi babahanzi nyine rushaga. Buryo urabona iyo umuntu muri domaine imwe ugakomeza kugenda ukora ibikorwa ugakundwa, hari abantu mu by'ukuri mukorana batishima. Hari abantu mukorana batishima, natwe gutya mubona mwitangazamakuru ari benshi ubona bakomeza kugenda bakureba. Ndagira ngo mujye mubyumva witwa Yagoponda ati mwabonye ibyamubayeho, ari nabyo mu by'ukuri byari bigiye kuba by'abakuru umwana w'umusore Kiriko Akili, cyangwa se ari nabyo byabaye kuri Kiriko Akili. Ubwo ndakomeza kugenda ngira agahinda n'ishavu mu mutima wanjye no kuvuga bikananira, nkaburaho mera naho ndeka kumva ubuzima bwa Kiriko Akili buba ended cyangwa se kurangizwa n'abagenzi be, birababaje cyane. Ubwo rero mu by'ukuri mwumva ndimo gutuza muze kugira ngo ntabwo nabuze icyo mvuga, nabuze aho mera, kubera ko iyi nkuru ngewe nari mpari nabyiboneraga ku byakomeza kugenda byandikwa byose. Uko inkuru zakomeza kugenda zandikwa nakomeza kugenda zibona n'amashusho yakomeza kugenda agaragazwa n'amavideo, ureba ukabona biguteye agahinda, ukareba uyu mwana w'umusore efumament letaze uko yakomeza kugenda kubita performance, nuko yakundwaga cyane, ukabona nyine biracanganye. Ubwo rero muraza kunyihanganira nimwumva uko mvuga, ntabwo nyine ari byiza, ntabwo ariko nanisanzwe mvuga, ariko iyi nkuru irababaje cyane. Ni inkuru iteye ubwoba no kwitangaza, birasaba umutima ukomeye cyane. N'umusore navuga ko wari ukunzwe pe. Ariko rero rest in peace kuri Kiriko Akili, Imana ikwakire mu bayo. Aho ugiye mu by'ukuri uzagenda utegurire abanzi bawe ku meza muzasangiriraho, nta kundi. Benshi rero mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo ushobora kuroga mugenzi wawe, ariko ndavuga uti ngayimbwa izamusangayo. Ushobora kumwica nawe ukaza kuba bwacya mu gitondo ukamusangayo ugapfa. Urupfu n'urwa twese twagenewe gupfa. Kiriko Akili, reka tukubwire ngo Imana ikwakire mu bayo, ndetse kandi wakoze ibikorwa by'indikirwa. Reka ndikiraho.